Okay, murakaza neza rero kuri tubica nanya Ira official nko na Mungu wanyu Iradukunda Jiva cyangwa se Ira. Gusa kuri uyu munsi nifuje kubaha ukuri kubyerekeranye n'inkuru ya Jessica Radcliffe ndetse n'iyi fi bita Oka Walls. Ni ifi nyine nini cyane kandi ni inkuru zagiye zivugwa cyane ku munsi w'ejo bundi iki cyumweru kirashize ari inkuru ziri gutradinga cyane. Gusa ntabwo twava kuri channel ya Ira official tutarebye ibyerekeye n'iyi nkuru se nimba koko iyi nkuru ari ukuri cyangwa se iyi nkuru ari ibinyoma. Tudatinze rero mbere na mbere iyi nkuru ni inkuru y'ibinyoma, ni inkuru yageneratinzwe na AI aribyo bita artificial intelligence. Uyu mukobwa Jessica Radcliffe nta nubwo abaho ndetse nta nubwo ari umutoza nyine w'iyi fi byemewe n'amategeko akundi umuntu abantu batoza amafi byanyabyo arahari baranayatoza, ukaba washobora gutoza ifi ukaba wakereka imyidagaduro nka kuriya nyine imbwa ubundi iyo wayitoza abanga bavuga ko imbwa itakurya niyo byameze gute. Gusa nyine ahangaha uyu mutoza ntabwo abaho nta nubwo azwi nyine kuko ibinyamakuru bigiye bikomeye nk'ibi ngibi bya Economic Time tuvuga ibyo byagiye bitangaza. Iki ngiki Hindustan Times byagaragaje ko nyine iyi nkuru atari iya nyayo yageneratinzwe n'ibyo bita AI, ubwo nyine na artificial intelligence. Tugiye kureba noneho icyo bino binyamakuru byavuze kuri iyi nkuru, natwe turebe ko ari isomo twabikora mu binyamakuru bigiye bikomeye cyane nyine ku isi hose. Nimvuga ku isi hose, isi hose turebe ku kino kinyamakuru cya Economic Time, ni ikinyamakuru kizwi cyane cyavuze ko iyi nkuru ari ibihuha na Jessica Radcliffe kandi nta n'igitero kigize kibaho na bimenyetso binafatika bibaho byigaragaza ko nyine iyi nkuru ari y'ukuri. Turakomeza rero ku ikindi kinyamakuru cyitwa Hindustan Times, nacyo ikinyamakuru cyavuze ko aya mashusho yageneratinzwe na AI nta mutoza cyangwa aho byabereye biriho mu by'ukuri. Wabyumvishe, aya mashusho yageneratinzwe na AI kandi nta mutoza. Uyu mutoza w'aya mafi uyu nguyu bita Jessica ntabwo abaho kandi aho byabereye nta nubwo haramenye, nta nubwo hariho nyine ntabwo apana kuvuga ngo ntabwo haramenyekana, nta nubwo hazwi kuko abantu benshi bavuga ngo ni mu Bwongereza, abandi bakavuga ngo ni muri Brazil, abandi bakavuga ngo ni muri Amerika. Nyine umuntu ari kugenda bivuga uko abishaka. Dukomeze ku kinyamakuru cya gatatu aricyo bita Synopsis. Ikinyamakuru cyemeje ko iyi nkuru ari false, ubwo nyine ari fake news. Amakuru yose nta shingira afite, nyine aya makuru yose nta shingira afite, cyangwa se aya mashusho yose ari mwanga nta shingira afite, cyangwa se izina ry'uyu mukobwa naryo ntabwo ribaho, ririho ariko nyine mu bantu bashinzwe kugira amafi kuriya iryo zina ntaho rizwi. kandi aho byabereye byose byanditswe mu kinyoma, aho byabereye nyine byanditswe mu kinyoma kuko umuntu akubwira ati ngo byabereye mu Bwongereza kandi ni ibintu wasomye gusa biraba byaranditswe nyine mu kinyoma, barabeshye. Dukomeze ku kinyamakuru cya kane cyo Time of India cyangwa se First Post cyavuze ko iyi nkuru atari y'ukuri, ahubwo ni ubwiyandikire bw'uruhurirane rwa AI bwo kubona abafana nyine n'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Wabyumvise ku kinyamakuru cyo mu Buhinde cyanditse cyaravuze ati byose nyine ni ubukurikirane cyangwa se ni uruhurirane rw'amagambo rwakoreshejwe na AI mu buryo bwo kwibonera abafana nyine n'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko iyi nkuru yaragira trendinga cyane, gusa hari n'inkuru naje kuba numva ku ruhande ivuga ko iyi nkuru yaje kuba ihingwa cyangwa se himbwe n'umugabo kugira ngo azayerekwe umwana wiwe, kuko uyu mwana we ngo yangaga ngo izifi, nako yakundaga izifi cyane kandi uyu mubyeyi ngo yarazangaga, ahitamo gukora iyi nkuru kugira ngo yereke umwana we nyine kugira ngo uyu mwana nawe yanga izifi nyine. Gusa ngo iyi nkuru ngo yaje gutrendinga cyane ku buryo uyu mugabo atabikekaga, nawe yaje kuba abisobanura ko iyi nkuru ari fake news. Gusa nyine iyi nkuru yari igiye kuba nk'inkuru ya Dawn Bacha mu mwaka wa 2010 ndetse na Alex Matize muri 2009 ubwo bari kumwe nyine n'igifi kinini. Gusa iyi nkuru nyine yo ntabwo iri fair ya Jessica n'iyi fi ya Oka. Muri make rero na Jessica Radcliffe ubaho, kandi noneho aya mashusho nayo ndetse n'aya majwi byageneratinze n'ikoranabuhanga ryo AI nyine artificial intelligence. kandi none ikindi cya gatatu iyi nkuru ni fake news. Nimba unyuzwe rero ibuka gukora subscribe, ndabakunda cyane, Iradukunda Jiva. Ciao ciao.